Hello everyone. I'm so happy to meet you once again for this evening. It was a grateful time God has given us to share the word of God continuously. We pray, then we begin sharing the word of God. Our dear Heavenly Father, we thank you for this evening. We are so much thankful because you always take care of us. So if we receive the word of God as it is in our heart, this word will guide and will become light of our life. Father, allow us to break down our thoughts so that we can benefit from the word of God. We pray believing the name of Jesus. Amen. Amen. So we are sharing from the book of 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4 from verse 1. A certain woman of the wives of the sons of prophets cried out to Elisha, saying, "Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves." Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati, "Umugaragu wawe ariwe mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko umugaragu wawe yubahaga Uwiteka, none umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo bagire imbata ze." So Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house?" And she said, "Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil." Elisa aramubaza ati, "None se nkugirire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira." Nawe ati, "Umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo k'utuvuta." Then he said, "Go, borrow vessels from everywhere, from all your neighbors. Empty vessels, do not gather just a few." Aramubwira ati, "Genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike." And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour into all those vessels and set aside the full ones. Maze winjirane mu nzu n'abana bawe, ukinge utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. So she went from him and shut the door behind her and her 2 sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. Nuko amusigaho, yinjirana n'abana be mu nzu, arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, "Bring me another vessel." And he said to her, there is not other vessel, so the oil ceased. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu ati, "Ongera unzanire ikindi kintu." Nawe aramusubiza ati, "Nta kindi gisigaye." Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Then she came and told to the man of God, and he said, "Go sell the oil and pay your debt, and you and your sons live on the rest." Hanyuma asanga umuntu w'Imana arabimubwira, nawe ati, "Genda ugurishe ayo mavuta wishyure umwenda wawe, hasigara gutungane n'abana bawe."
I like this book of First Kings and Second Kings. nkunda iki gitabo cy'abantu. There are so many interesting stories. Mu bitabo by'abami harimo inkuru nyinshi zishishikaje. Before I use not to know the spiritual meanings of those stories. Mbere ntabwo nari nzi ubusobanuro bw'umwuka bw'izi nkuru. But since I received salvation, God started to teach me the spiritual meanings of the Bible. Ariko maze kwakira agakiza Imana yatangiye kujya inyigisha ubusobanuro bw'umwuka bw'izi nkuru. The reason why people are not interested in the Bible, igituma abantu badashishikazwa na Bibiliya, it's because they have no connection with God. Nuko baba badafite guhuzwa n'Imana. So as long as you are connected to God through salvation, igihe cyose iyo duhujwe n'Imana binyuze mu gakiza, so for sure Bible becomes the book which is so much interested. ni ukuri birinduka igitabo gishishikaje cyane. I never thought that I'm a person who can read the Bible from Genesis up to Revelation. Sinigeze ntekereza ko nabasha gusoma Bibiliya ngahera mu itangira bageza mu Byahishuwe. So but after receiving salvation, I was interested to know whole Bible. Ariko maze kwakira agakiza nashishikajwe no kumenya Bibiliya yose. So that when I started to read the Bible and I could discover many different stories even I didn't know before. Ibi byatumye ntangira gusoma Bibiliya ngenda nawe inkuru nyinshi nigeze menya mbere. So I never knew this story of this King, Second Kings chapter 4. Iyi nkuru yo mu bami ba kabiri bice bine sinari nyizi. But through the church I was able to know this story. Ariko nyese mu itorero naje kumenya iyi nkuru. And the spiritual meaning of the story. Menya n'ubusobanuro bw'umwuka. Not only this story, many different stories in the Bible. Si yonyine hari inkuru nyinshi muri Bibiliya. So we can read the Bible, we can learn Bible. Dushobora gusoma Bibiliya tukayiga. But if we don't understand the spiritual meaning of the Bible, ariko turamutse tutumvisha ubutumwa bw'umwuka biri biduha, so reading Bible becomes like just reading any other kind of book. Gusoma Bibiliya bihinduka nko gusoma ikindi gitabo icyo ari cyo cyose. Because Bible was written for the heart of man. Nyamara yandikiwe umutima w'umuntu. So if you have this Bible in your brain, this is useless. Igihe Bibiliya uyigize mu bwonko bwawe ntacyo biba bimaze. So you can't gain Bible in your heart unless you discover the spiritual meaning of it. Ntabwo ushobora kwakira Bibiliya mu mutima wawe kereka utahawe ubutumwa bw'umwuka buyirimo. So this story is a story talking about a wife of a man who was the servant of God. Iyi nkuru ivuga ku mugore w'umuhanuzi. So this servant of God used to do the work of God together with Elisha. Uyu muhanuzi yajyaga akorana umurimo w'Imana n'umugaragu w'Imana. Maybe Elisha might have preached the gospel to this man. Birashoboka ko Elisa ari we wabwirije uyu mugabo. And he determined himself to work together with Elisha. Arangije yiyemeza gukorana na Elisa. So when this man received the word of God from Elisha, he was so much thankful. Ubwo yakiraga ijambo ry'Imana kuri Elisa yaranezerewe cyane arashima. So he started to live sacrificing his life for the work of God. Yatangiye kubaho yitangira umurimo w'Imana. So anyway, the time came and he passed away. Gusa igihe cyarageze ava mu mubiri. So when he passed away, the heart of this woman was revealed. Ubwo yapfaga umutima w'uyu mugore waragaragaye. So before this woman had nothing to do with the spiritual world. Mbere uyu mugore ntacyo yari ahuriyeho n'iby'umwuka. So this woman was not interested in the spiritual life. Ntiyari ashishikajwe rwose no kuba ubuzima bw'umwuka. She could not understand why her husband wasted his time to sacrifice himself for the work of God. Yari azi impamvu umugabo wata igihe ngo arakorera Imana. He could not understand why people say that they have to believe in God. Ntiyumvaga n'impamvu abantu bashaka kwizera Imana. Why do I have to believe in God? Yabase kuki ngomba kwizera Imana? Who is God? Where is God? Undi si Imana iri hehe? So have you ever met God? Ese wigeze uhura n'Imana? So this woman was so much busy for her own business. Uyu mugore yabaga ahugijwe n'ibye gusa. She was trying to solve her own problems in the daily life. Yagerageza gukemura ibibazo bye by'ubuzima bwa buri munsi. So this woman thought that in her own ways she will be successful. Yatekereje ko nakoresha inzira ze bwite azahirwa. She
could always have the conflict with the husband buri gihe bagafitanye amakimbirane n'umugabo we. because she didn't know anything about the spiritual world. nta kintu yari azi ku bigendanye n'ubuzima bw'umwuka. So anyway, this husband was a servant of God. gusa umugabo we yari umugaragu w'Imana. So finally, the husband died. amaherezo yaje kwitaba Imana. And when the husband died, the creditor came in the house and knocked. amaze kwitaba Imana haje umuntu arakomanga aje kwishyuza. So when this creditor was knocking, the woman realized that is the creditor who is coming to take back his money. ubwo yakomangaga yabonye ko ari umwishyuza uje kubishyuza. So anyway, she had no money to pay back. gusa nta mafaranga yari afite yo kwishyura. So she was so much tormented by this creditor. byahungabanyijwe cyane n'uyu mwishyuza. Because finally, creditor said, if you don't have money to pay me back, amaherezo umwishyuza yavuze ati rero nimba nta mafaranga ufite unyishyura, so it's better to take your 2 sons and serve me as my slaves. reka ntware abahungu bawe bombi bazankorera nk'abacakara. So this idea broke the heart of this woman so much. iki gitekerezo cyamenye umutima w'uyu muntu. Because she couldn't understand how these 2 sons are going to live as slaves. ntiyashaka kumva uburyo aba bana be bombi bazabaho nk'imbata. So before the husband died, she was doing everything possible so that these 2 sons can grow well. mbere y'uko umugabo apfa yakoraga ibishoboka byose kugira ngo aba bana bombi bakure neza. So she tried to educate these 2 sons so that in the future can be good. yagerageje kubajyana mu ishuri kugira ngo ejo hazaza habo hazabe heza. But now these 2 sons are going to live as slaves. ariko dore bagiye kubaho mu bucakara. It is not the life they decided to live. si ubuzima bahisemo. Even this woman never thought that one day my 2 sons will be slaves. niba umugore yari yarigeze arota ko abana be umunsi umwe bazaba nk'imbata. So she tried to find the money to pay back, but she couldn't. ariko uko yagerageje gushaka amafaranga yishyure ntiyabibasha. She contacted her relatives, her neighbors, her friends. yagerageje kubwira bene wabo, abaturanyi n'inshuti. But this woman couldn't get money to pay back this creditor. ariko ntihani nigeze abona ubwishyu ngo yishyure umwishyuza. So day and night she couldn't understand, and she couldn't sleep. amanywa n'ijoro ntiyashobora gusinzira. Because she was so much sorrowful of how she's going to lose her 2 sons. yari afite agahinda kenshi yibaza uko agiye gutakaza abana be bombi. But when she was thinking about this day and night, mu gihe yabitekerezaga amanywa n'ijoro, so she the heart to go before the servant of God Elisha was able to be born in this woman. umutima wo kujya imbere ya Elisa waje kuvuka mu mutima we. So I'm sure that this woman, she never came before. She never came before Elisha when the husband was alive. nzi neza yuko uyu mugore atari yarigeze aza imbere ya Elisa umugabo we akiriho. But now they had to come before Elisha was able to come in her. ariko umutima wo gusanga Elisa waje muri we. She might live the life of complaining to Elisha. ashobora kuba yarabaye ubuzima bwe mbere y'itotombera ya Elisa. My husband is living like that because of a man called Elisha. ati umugabo wanjye abaho ubuzima kubera Elisa. He deceived my wife, my husband. yashutse umugabo wanjye. He made my husband to decide living like that. yatumye umugabo wanjye abaho ubuzima. My husband lived the life he didn't decide to. umugabo wanjye abaho ubuzima atigeze ahitamo. So she was living with this kind of heart which is so far from the heart of Elisha. yabagaho ubuzima buhabanye cyane n'umutima wa Elisa. So but now she decided to come in the eyes of Elisha. ariko ubu yiyemeje gusanga Elisa. Let me go to Elisha because he was a friend to my husband. arabati reka nsange Elisa kubera ko yari inshuti y'umugabo wanjye. So let me go there as a senior to my husband and listen from him. ninjye kuko ariwe wari mukuru ku mugabo wanjye ndamutega amatwi. So she was thinking maybe he can advise me. yarabati wenda ari bumpe inama.
you know, when someone has a problem, a serious problem, where he cannot find a solution, iyo umuntu afite ikibazo adashaka kubonera igisubizo, so you have no choice, even you go wherever you think. nta mahitamo upfa kujya aho ubonye hose ugakubita imitwe. Especially sometime when it's a serious sickness. iyo ari ikibazo gikomeye wenda cy'uburwayi, So wherever they will tell you to go, you will go. aho kubwiye kujya hose ujyayo. So whoever doctor they will ask you to meet, you will try to meet. umuganga wese bakurangiye ngo uhure nawe ugerageza guhura nawe. If you meet this doctor so and so, and this doctor will help you. nakubwira ati nura na muganga runaka azagufasha. So also this woman, since she was trying to find all way possible to solve this problem, she was able to think about going to Elisha. uyu mugore rero kubera ko yashakaga apfa n'imitware hose yabashije kujya kwa Elisa. On verse 1, Bible says, umurongo wa mbere biravuga in the middle of this verse, Bible says, your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves. muri uwo murongo hagati hatagira abantu umugaragu wawe ariwe mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko umugaragu wawe yubahaga Uwiteka, none umwishyuza araje arashaka kujyana abana banjye bombi ngo bagire imbata ze. So I can see how sorrowful she was in her heart. mbasha kubona uburyo yari afite agahinda kenshi mu mutima. This is the problem, the serious problem I have. iki cyari ikibazo kimukomereye cyane. What can I do? ati se nkora iki? But Elisha was asking her, what shall I do for you? Tell me what you have in the house. And she said, your maid servant has nothing in the house but a jar of oil. umurongo wa kabiri Elisa aramubaza ati none se nkugire nte? mbwira nimba hari icyo ufite imuhira. nawe ati umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. So when she came in the eyes of Elisha, igihe yageraga imbere ya Elisa, when she poured all of her heart before Elisha, yasutse umutima we wose imbere ya Elisa. so Elisha was trying to help her. Elisa yagerageje kumufasha. So that when he asked her, what do you have in the house? aramatse mu rugo ufite iki? So he told her that I have a jar of oil. aramubwira ati rwose mfite agaherezo kutuvuta. This is only thing she had in her house. nicyo cyenyine yari afite imuhira. Even she might have had counting days to finish this jar of oil. yari arimo abara iminsi rwose ari bumarire utu tuvuta. And she didn't know what to do after that. ntabwo yari azi ikizabaho nyuma y'icyo. So I can see how troubled this woman was. mbasha kubona uburyo yari ari mu kaga cyane. So after expressing her heart to Elisha, maze gusuka umutima we imbere ya Elisa, Elisha was able to give her the guidance one by one. Elisa yaramuyoboye kimwe ku kindi. So when we see the guidance she was given, witegereje ubuyobozi yahawe, this is like foolish idea. cyari nk'igitekerezo cy'ubupfapfa. She used to hate the foolish things from the beginning. mbere yajyaga yanga ibintu by'ubupfapfa nk'ibyo. She couldn't compromise with the things which are not logical, which are not understandable. ntiyajyaga yemeranya n'ibintu bidahuza n'ubwenge bwe n'inyurabwenge. But today the heart of this woman is broke. ariko uyu munsi umutima w'uyu mugore wamenetse. She had no other choice. nta yandi mahitamo afite. Because Elisha told her, Elisa aramubwira ati go and borrow vessels from everywhere, from all your neighbors. Empty vessels do not gather just few. indutira ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike. And when you have come in, you shall shut down behind you and your sons, then pour it into all those vessels and set aside the full ones. maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge utwo tuvuta dusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. So you listeners, who can do it? ese abakurikiye muri mwe ninde wabikora? So, you know, this woman, she had a jar of oil in the house.
uyu yari afite agaherezo kutuvuta duke, But this servant of God is pushing her to borrow vessels in her neighbors. ariko umugaragu w'Imana amusunika gutera ngo ibitega byinshi mu baturanyi. So she has a certain number of vessels in her house. Iwe yaratu afite ibikoresho bimwe. But the servant of God is telling her to go in all neighbors and borrow many, not few. Ariko umugaragu w'Imana aramubwira ati genda mu baturanyi hose utire byinshi ntutire bike. After you finish to borrow those vessels, you go in and you shut down the door with your two sons. Numara kubona ibyo bikoresho byose winjira n'abahungu bawe bo mu kingurugi. So after pouring the door, you start to pour those oil in the jar in those empty vessels. Ukimara gukinga urugi rwawe ufate twa tuvuta duke turi mu mpere zitangire gusuka muri bya bikoresho So watiye. all those vessels, they will get full. Ibyo bikoresho byose bizuzura. This is not understandable idea. Iki cyari igitekerezo kitumvikana. So actually this advice is a foolish advice. Iyi nama yari inama y'ubugoryi. Because this woman had never experienced this. Umugore yari yarigeze abona ibintu nk'ibi. She had never seen this kind of things. Ibintu nk'ibi ntabyo yari yarigeze abona. But the things which are not understandable, the things which are relevant, those are the things she is being guided to do. Ariko ibyo atigeze abona, ibyo atigeze yumva, ubu nibyo ari kuyoborwamo. So you can think about it if someone is guiding you to do so. Sa n'utekereza ari ukuyoboye gukora ibintu nk'ibyo. Can you really do it? Ese koko wabikora? You can't. Oya. Why can't you do it? Kuki utabikora? It's because our thoughts and the advice from the servant of God and the guidance of this from God is totally different from what you can think. Impamvu ni uko ibitekerezo byacu n'ubuyobozi bw'umugaragu w'Imana ni ibintu bitashobora guhuza. So the word of God and the thoughts of man are completely different. Ijambo ry'Imana n'ibitekerezo bya muntu birahabanye. So you can only do it once you realize that my thoughts are wrong. Igihe ubyumva igihe utahubutse ibitekerezo byanjye biribeshya nicyo gishobora kubikora. This is when you can only follow this guidance of God. Iki nicyo gishobora gukurikira ubuyobozi bw'Imana. Anyway, this woman, since her heart was broke, she was able to follow the guidance. Ariko urako umutima we waramaze kumeneka yabashije gukurikira ubuyobozi. So I want to show you when this woman was able to experience the works of God. Ndashaka kubereka igihe n'iryari umugore yabashije kubona imirimo y'Imana. So she cannot experience the works of God as long as she is holding the idea to think that this is impossible. Igihe cyose agifite igitekerezo kimubwira ngo ibintu bishoboka akakigundira ntiyabona. Because if she says that this is impossible, she cannot put in the action. Kuko aramutse avuze ko ibi bidashoboka ntiyabikora. Now there is the guidance. Go and pour that jar of oil in those empty vessels. Ubu hari ubuyobozi ahawe ati fata utuvuta turi muri iyo mperezo udusuke mu bintu biri mu gusa. But her thoughts are telling her, do you think it's understandable? Do you think it's possible? Ariko ibitekerezo bye bikamubwira ati uratekereza ibyo bintu bishoboka. So unless this word of God defeat the thoughts of this woman cannot do as the guidance is. Rero iri jambo ry'Imana niba ritanesheje ibitekerezo by'umugore ntabwo azakira ubuyobozi ahawe nk'uko buri. So this woman was able to put down her thoughts, her rightful thoughts, and did according to the guidance of God. Ariko uyu mugore we yabasha gushyira hasi ibitekerezo bye akora nk'uko yayobowe. So when we keep reading Bible, as you have read those verses, we could see that this woman was able to do as the servant of God guided her. Iyo ukomeje gusoma Bibiliya ubona ko uyu mugore yabashije gukora ibyo umugaragu w'Imana yamubwiye gukora. What happened next? Ese niki cyabaye nyuma yaho? So she went home and she started to pour this jar of oil in those empty vessels. Yagiye mu rugo atangira gusuka twa tuvuta muri bya bintu biri mu gusa. She tried first, and the first vessel was able to be full. Yaragerageje icya mbere abona kiruzuye. The second was able to be full. Agiye ku cya kabiri abona nacyo kiruzuye. Now two sons are on job.
abana bombi ubu nabo bari mu kazi because wherever the vessels could be full, they had to take it aside. iyo cyuzuraga nibo bagiteruraga bakagishyira ku ruhande. Even she got tired pouring and pouring because the vessels were so many. kubera ko ibikoresho byari byinshi no gusuka ubwabyo kari akazi kananije. She was able to be surprised. ariko yaratangaye. Even she was able to realize how foolish she is. yaje gutahura ko ari we mupfapfa. How foolish I am to live holding my thoughts from the beginning. aravuga ati nabaye umupfapfa bingana iki kuba narabayeho ngundira ibitekerezo So I byawe. would have lived experiencing the works of God, but I was holding my thoughts. Umva narabayeho mbona imirimo y'Imana ariko dore ukuntu nagundira ibitekerezo I byawe. would have lived with the free heart, but I lived with this condemnation because of holding my thoughts. mba narabayeho n'umutima ubohotse ariko dore nabanye n'umutima w'urubanza iteka. So I want to show you how one can be free from sin. ndashaka kubabwira uburyo umuntu ashobora kubohoka icyaha. Not only sin, I want to tell you how we can be free from everything in our lives. atari icyaha gusa ahubwo no kubohoka ibintu byose biza mu buzima bwacu. Because you are surrounded by many difficulties, many problems. turi abantu bakikijwe n'ingorane nyinshi n'ibibazo. But something first which has to be solved in our lives is the problem of sin. ariko ikintu kigomba gukemuka mu mitima yacu mbere y'ibindi n'ikibazo cy'icyaha. Because don't think that the problem you have for the issue of money, finance, is the first problem you have in your life. tugatekereza ko ikibazo cy'amafaranga ufite mu buzima bwawe aricyo cy'ibanze. You may miss money, ushobora kutabona amafaranga but please don't miss heaven. ariko ntuzaburishe. You may get sick, ushobora kurwara but please don't remain with the problem of sin in your heart. ariko ntukagumane uburwayi bw'icyaha mu mutima wawe. I'm sure that even if our body dies, nubwo imibiri yacu ipfa but even if our spirits may go to God, it's no problem. mu gihe roho zacu zibasha gusanga Imana ntabwo ibyo biba bikiri ikibazo. The most serious problem people have, even though they don't take care of it, they don't think about it, is the problem of sin. ikibazo gikomeye cyane nubwo abantu batacyitaho ni ikibazo cy'icyaha. So why people are still living in condemnation? ese kuki abantu bakomeza kuba biciraho iteka? Why people don't know what to do, like this woman? kuki abantu baba batazi icyo bakora nk'uko uyu mugore Why yaravuze? people are struggling like this woman? kuki abantu baba bahatana nk'uyu mugore? Because before going to Elisha, she was struggling herself to find a solution. mbere yo gusanga Elisa yarimo ahatana cyane ngo yishakire igisubizo. So likewise, before we go to God to find the answer, we are struggling by cyo ourselves. kimwe natwe mbere yo gusanga Imana ngo twakire ibisubizo usanga duhatana ku bwacu. But what is the will of God? hasi Imana ishaka iki? The will of God is to come to Him. Imana ishaka ko tuyisanga. As this woman went to the servant of God, Elisha, nk'uko uyu mugore yasanze umugaragu w'Imana Elisa, so likewise, God wants us to come to Him. natwe Imana ishaka ko tuyisanga. Come to church. ngwino ku itorero, Come to the gospel preachers. ngwino ku mugaragu w'Imana, Go and meet the true servant of God. ujye uhura n'umugaragu The w'Imana, servant of God who can connect your heart with the heart of God. umugaragu w'Imana ushaka guhuza umutima wawe n'umutima w'Imana. So the true servant of God who can connect you to God is the servant of God who is connected to God. umugaragu w'Imana waguhuza n'Imana ni wa wundi n'uwundi nawe uhujwe n'Imana. So but why do people don't do like this woman? kuki abantu badakora nk'uyu mugore? It's because they are thinking by struggling by themselves they can find a solution. baba bagitekereza ko nibahatana ku bwabo bazishakira ibisubizo. But I can see that where Elisha was, the answer was there. gusa nabonye ko Elisa yari ariho hari ibisubizo, But where this woman was before, there were no solution. ariko aho uyu mugore yari ari imbere nta bisubizo byari Please, bihari. where you are, there is no solution. aho uri nta gisubizo, Where you are standing, there is no solution. aho uhagaze nta gisubizo gihari. Solution is to God. igisubizo kiri ku Mana. You will find solution once you meet the true servant of God who was sent by God to make you free from sin. nuhura n'umugaragu w'Imana aho kuri woherejwe n'Imana ngo agufashe kubohoka icyaha, uzabona So igisubizo. when this woman was able to experience the works of God by receiving the word of God, uyu mugore amaze kubona imirimo y'Imana binyuze mu kwakira ijambo ryayo, she became bitter in her heart.
umutima we yagize ubusharire For sure, I lived foolish life. yavuze ati rwose nabayeho mu bupfapfa How joyful it is to receive the word of God. ese bishimishije bingana iki kwakira ijambo So ry'Imana I used to think that the problem I have is the loss of my husband. najyaga ntekereza ku kibazo mfite ari uko napfushije umutware wawe But for sure, the serious problem I had is to hold my thoughts. ariko dore ikibazo cyari kinkomereye ni ukugundira I was not ibitekerezo free from my heart because of holding my rightful thoughts. sinari narigeze mbohoka mu mutima wanjye kubera kugundira ibitekerezo Even though this husband had passed away, ubwo umugabo yari yapfuye he was not sorrowful because of the family he left behind. ntabwo we yari ababaye kubera umuryango yasize So this husband was sorrowful because the heart of this woman was still struggling with sin. ahubwo yarajyanye agahinda kuko umugore we yari agihatana n'icyaha Because the heart of this woman had nothing to do with God. kubera ko umutima w'umugore we ntacyo wari uhuriyeho Even though he n'Imana. had tried to preach the gospel to this woman, but this woman didn't care. yari yaragerageje kubwiriza ubutumwa bwiza umugore we ntiyabyitaho So this woman could realize that how joyful it is to believe in God. ariko umugore nawe yaje gutahura uburyo ari ibyishimo kwizera Imana How joyful it is to put aside my thoughts. yaje kubona uburyo ari iby'umunezero rwose gushyira hasi ibitekerezo How bye beautiful it is the day for my husband to become a blessing to me. ati mbega ukuntu ari byiza ko urupfu rw'umugabo wanjye rumpindukiyemo umugisha So this is how the woman was able to meet God for the first time. ku nshuro ya mbere uyu mugore niko yabashije guhura n'Imana So you listeners, you followers, we cannot believe in God once we are still holding our rightful thoughts. mwe mudukurikiye ntabwo ushobora kwakira ijambo ry'Imana ugicigatiye ibitekerezo byawe Because there is the word of God says that Jesus washed away all your hari sins. ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yogeje ibyaha byacu But byose there is your thought saying that my sins are not washed away. ariko hari n'ibitekerezo bibaterega ntabwo byaha birozwa byose There is word of God which says that your sins and your lawless deeds we remember no more. hari ijambo ry'Imana rikubwira ngo ibyaha byawe n'ubugome bwawe njye Uwiteka sinzabyibuka ukundi But there is your thought saying that my sins, God remembers them. ariko hari ibitekerezo biba bikubwira bati rega ibyaha wakoze Imana irabyibuka So now we can see our thoughts and the word of God are totally different. ubu tubona ko ibitekerezo byacu n'ibyo ijambo ry'Imana biba bihabanye There is word of God says that those in Jesus are not condemned. hari ijambo rivuga ngo abari muri Kristo Yesu nta rubanza rw'icyaha bagira But you are still thinking that you have the condemnation in your heart. ariko n'ubu ukitekereza nk'umunyacyaha ufite urubanza rw'icyaha So why is it like this? ese ibyo biterwa n'iki It's because we think that we are right, ni uko utekereza ko uri umunyakuri but we are not right. What we think and what we see, our imagination, everything is not right. gusa niba umunyakuri ibyo utekereza kwibwira kwawe kose nta cyukurikirimo So that is the reason why sometimes God causes troubles in our lives. ngiyi impamvu Imana yemera ko ubuzima bwacu buhura n'amakuba Sometimes God allows the sickness to come in our lives. rimwe na rimwe Imana yemera ko tunarwara Sometimes God allows the difficulties and troubles in our family to arise. ikindi gihe ikemera ko mu miryango yacu haba ingorane n'amakuba So people who are wise, people who inspired by God, they don't see these things as just normal. abanyabwenge bahumekewemo n'Imana ibintu nk'ibi ntibabifata nk'ibyoroshye So nk'ibisanzwe finally they realize the will of God through this. amaherezo batahura ubushake bw'Imana I know many people who met God, who received salvation through a lot of difficulties, nzi abantu benshi bakira agakiza kubera ingorane bari barimo through sickness, bamwe kubera bari through barwaye the troubles at work, abandi ko bari bagize amakuba through mu the kazi problems in the house. abandi ko bagize ibibazo mu muryango Through those kind of things, many people they made the word of God because their hearts were crumbled down. mu ibyo bibazo byinshi abantu benshi bagiye bahura n'Imana ko imitima yabo yabaga yacishijwe So bugufi this is what the Bible calls the goodness of God. iki ni cyo birayita ngo ni ineza y'Imana This goodness of God guides us to repentance. ineza y'Imana iturehereza ku kwihana So repentance is to
put our thoughts, put our rightness down. kandi kwihana ni ugushyira hasi ukuri kwacu. So we used to think that we are right. twajya dutekereza ko turi abanyakuri, But when we repent, we realize that we are not right at all. ariko iyo twihana dutahura neza ko nta kuri tugira. So this broken heart is very easy for you to receive the word of umutima God. umenetse biroroha cyane kugira ngo wakire ijambo So ry'Imana. when we read the book of Isaiah chapter 38 verse 17, dusomye Yesaya 38 umurongo wa 17. indeed it was for my own peace that I had a great bitterness, but you have lovingly delivered my soul from the pit of corruption, for you have cast all my sins behind your back. Yesaya 38:17 aravuga ngo erega icyatumye ngira ibinsharirira cyane no kugira ngo mbone amahoro, kandi urukundo wakunze ubugingo bwanjye rwatumye ubukiza urwobo rw'iborero, ibyaha byanjye byose warabyirengeje. So one day the prophet Isaiah was suffering from the problem of sin. umunsi umwe umuhanuzi Yesaya yarimo abazwa n'ikibazo cy'icyaha. So he didn't know how to solve this problem. yari azi ko yakemura ikibazo cy'icyaha, But even though he was suffering from sin, his heart was very high, was so much arrogant. ariko nubwo yabazwaga n'icyaha umutima wari hejuru cyane, ari umwibone. But the goodness of God came to him. neza y'Imana yaramusanze. So this bitterness from God was able to come in his life. ibisharira biva ku Uwiteka byaje mu buzima So bwe. but through this bitterness he was able to realize the will of God. nyamara binyuze muri ibi bisharira yabashije gutahura ubuntu bw'Imana. So God allowed this bitterness not because he hates me, Imana yamwemereye gutahura ko ibisharira yabimwemereye atari uko imwanga. so God allowed this bitterness to come in my life not to make me a sufferer, atari ukumubabaza, but it's because of the love of God. He loves my soul. ahubwo n'urukundo Imana yari yakunze ubugingo bwe. I'm a person who cannot love my soul. ndi umuntu udakunda ubugingo bwanjye, I cannot take care of it sinabasha no because I kubwitaho, cannot see it, and even I don't know it. simbuze, sinshobora no kububona, I only take care of my flesh. niyitira ku mubiri wanjye gusa. But God is doing this in my life so that He can save me from this issue of sin. ariko Imana iri gukora ibi mu buzima bwanjye kugira ngo nkize icyaha. This is what prophet Isaiah was able to realize. iki ni cyo umuhanuzi Yesaya yahanuye. So he said, but you have lovingly delivered my soul from the pit of corruption, for you have cast all my sins behind your back. yaravuze ngo kandi urukundo wakunze ubugingo bwanjye bwatumye ubukiza urwobo rw'iborero, ibyaha byanjye byose warabyirengeje. So this is same to you, is same to me. ibi ni cyo kimwe nawe nanjye. So God loves our soul so much, Imana iradukunda cyane, because that is the reason why He does everything possible so that He can save us from the problem of sin, niyo mpamvu ikora ibishoboka byose ngo idukize ibyaha, so that He can deliver us from this pit of corruption. kugira ngo idukize uru rwobo rw'iborero. Even this woman was able to realize that this was not bitterness, but this was the goodness of God. umugore nawe yaje kubitahura ati ntabwo ari ugusharirirwa gusa, ahubwo ni neza y'Imana. So I hope we think about the heart of God, the will of God, no matter what kind of problems and difficulties we are facing. ngiye ku kibazo uko cyaba kimeze kose uhura nacyo, watahura ubushake bw'Imana. So maybe it's God who is seeking your soul. birashoboka ko ari Imana iri guhiga ubugingo bwawe. So once you are suffering from the problem of sin, God is so much sorrowful. igihe uri kubabazwa n'icyaha, Imana nayo ifite agahinda. That's why God wants to separate you with this problem of sin. niyo mpamvu Imana ifata iya mbere ngo itandukanye n'iki kibazo cy'icyaha. So that's when you can receive the word of God as it is. icyo ni cyo gishobora kwakira ijambo ry'Imana uko riri. When your judgment and your wrathful thoughts and your logical ideas are put down, that is when the word of God can work in your life. iyo ukuri kwawe n'inyurabwenge byawe byose bishyizwe hasi, nicyo gihe ijambo ry'Imana rikorera mu buzima bwawe. So I hope we think about the will of God in our lives, no matter what kind of situation we are in. niringiye ko ibihe waba urimo byose uko byaba bimeze, watekereza ku bushake bw'Imana. So I thank you so much. ndabashimiye I cyane. will end up here. Let me pray. mureke nsoreza nsenga. Our dear Heavenly Father, we thank you
data mwiza wo mu ijuru turagushima. Father, we thank you because you provided Jesus Christ, your begotten Son, so that through him our sins can be redeemed. Turagushima ko wohereje umwana wa Yesu Kristo kugira binyuze muri we ibyaha byacu bicungurwe. We thank you because you love our souls so much. Turagushimira ko ukunda roho zacu cyane. Even though we don't take it care, even though we don't know it, but you are working so hard in our lives so that you can save our soul from this pit of corruption. Nubwo tutita kuri roho zacu kuko tutabona n'ubwo bugingo bwacu, ariko tugushima ko ukora cyane kugira ngo dukize urwabo rw'iborero. So Father, allow us to think about you whatever situation we are in. Data mu bihe byose twacamo twemere kugutekerezaho. Maybe you want to work strongly in our lives. Urashaka gukorana imbaraga nyinshi mu buzima bwacu. In the name of Jesus we pray everything. Ibi byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.